Umurenge wa Ndaro umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kavumu akagari ka Bijyojyo baravuga ko babangamiwe n'ibikorwa by'urugomo bikorwa n'abiyita abasirikare ngo bacukure amabuye y'agaciro mu buryo butemewe mu masambu yabo nta ruhushya babifitiye. Ibi ngo bikajyana no gutega abaturage bakabakubita n'utatse ko arimo kwangiririzwa imyaka n'isambu agakubitwa. Ibikorwa bavuga ko ngo bikingirwa ikibaba na mudugudu bafata nk'uyoboye iri tsinda, dore ko ngo n'ujyanye ikirego cy'uwahohotewe nawe n'umwe muri aba bagize iri tsinda ngo kiburizwamo bigizwemo uruhare n'uyu mudugudu. Sekanyambujo Ndamasena arakomeza. Ntabwo tuzi ngo ni bande basinyiye kwica, ariko bo bagukubita bavuga ati mu bantu 30 twasinyiye kwica nta n'umwe twari twicamo. Abaturage bavuga ko umuyobozi w'umudugudu witwa Alex Ngabo yishemuzwe ku izina rya Padiri ari uyobora ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace, ariko ngo bikorwa mu buryo butemewe n'amategeko. Bavuga ko ngo uyu mugabo yigabije ubutaka bwabo akabucukuramo amabuye batabyumvikanyeho, ndetse ngo hari n'abagerageje kubaza ibiri kuba bagahura n'ihohoterwa rikabije ririmo no gukubitwa. Ikibazo cyacu ukuntu cyatangiye, yazanye mu bantu bita abasirikare, arangije abacurishiriza ferabeto zisongoye ahantu habiri nizo bitwase. Abo basirikare mushobora no guhurira hano mu nzira bakakubwira ati hagarara aho ngaho uri, bakubaza ibyo bakubaza, babibabwira nabi bagahera aho bagukubita. Cyacu umuyobozi w'umudugudu ariko akaba yita Padiri yazanye abantu biyita abasirikare bahohotera abaturage. Kugusanga ahantu runaka uri, waba uri mu ibyo birombe byabo se cyangwa se uri mu isantere ya Bijyojyo, kuko nkanjye bajya kunkubita nta nubwo bansanze mu birombe, bansanze mu isantere tuvuyemo hano ku murenge mu isantere ya Bijyojyo. Ibintu ngewe nazize bajya kunkubita kuko n'ibi birombe harimo amasambu yacu bakoramo, nayo amasambu yacu nta kintu baduha. Noneho mwabo bantu b'abasirikare ntabwo tuzi nimba ari abasirikare, kuko bo baje biyita ngo ni abasirikare bafite n'abantu ngo 30 basinyiye kwica. Ntabwo tuzi ngo ni bande basinyiye kwica, ariko bo bagukubita bavuga ati mu bantu 30 twasinyiye kwica nta n'umwe twari twicamo. Ngewe nkubitwa najyanywe mu bitaro n'abaturage, buri muturage wese wampetse arimo arahwigwa, n'ubu ngubu hari abari mu bwihisho. Buri muturage wampetse anjyana ku bitaro. Ubwo rero ikintu twifuza ni ukuturenganura, kuko uyu mugabo azanatwica, kuko ujyana. Twari turi mu kazi bisanzwe, twari dusanzwe dukora, tugiye tubona abo bantu bitwa ngo abasirikare baraje baratwirukankana ngo dukorera, kandi twebwe ahantu dukorera ntabwo ari muri iyi kampani ya hano, n'ibindi harahuye. Ntabwo banyirukankanye kuko bari bafite uduferabeto dusongoye, baranyirukankana bangeza ahantu hari igisimu, baramfata banjugunya mu gisimu. Yewe bamaze kunjugunya mu gisimu nabaye nk'ujya muri koma nk'iminota 30. Abaturage bari bavuye gusenga babibonye, bahamagara inzego zo hejuru. Maze guhamagara inzego zo hejuru, bahamagara n'ishyirahamwe ry'abahetsi. Witwa n'abiyise ngo abasirikare yazanye, ariko niwe batubwiye ko ngo ari abasirikare baba bafite udushoka hano ku matako, bitwaje na ferabeto zisongoye hasi no hejuru, ngo yasinyiye abantu 30 ngo azica, ngo bamwibye ayo mabuye kandi ari ayo mu masambu yacu. Bankubitiye umwana ejo bundi, ariko bamaze gukubita abantu 7. Hari n'ubu ngubu utava mu nzu. Baramukubise, bamaze kumukubita baramukaraga, bamuzunguza, bamuterera hasi mu gisimu. Bahise bavuga ngo yakandagiye ngo ku mabuye, ngo arangije ngo ahirimamo. Aba baturage bakomeza basaba inzego zibishinzwe kubarenganura, bagahabwa ubutabera ndetse n'ingurane ku butaka bwabo buri gucukurwamo amabuye y'agaciro batigeze bishyurwa. Ikintu tubasaba ni uko mwaturenganura nk'amwe b'abanyamakuru, mukatubaza ikintu tuzira, kuko na gitifu w'umurenge ni nk'aho bakorana. Ubusaba bwacu nk'amwe b'abanyamakuru ni uko mwatuvuganira abantu twarenganye, ikibazo cyacu kigakemuka, ari abakivuza bakivuza bakabona ubushobozi bwo kwivuza,
ibyangombwa ubusabe bwacu ni uko mwaturenganura umuntu akagenda twese twafukiye amezi 9 muri makeya, umuntu akajya arenganurwa, yamara kurenganurwa mbese ubusabe bwacu ni ukuturenganura kuko mu murenge wa Ndaro turanarengate kuko Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndaro ku bijyanye n'iki kibazo yatangarije ATV ko ibi birombe biri gukorwamo ubushakashatsi kandi ko abaturage bafite ibibazo bagerageje kubegera bagakorana inama hagamijwe kubikemura. Murakoze. Abaturage bigeze kuvuga yuko birukanse ubu ngubu ni abakora ibigo mining, noneho uyu kampani ni kampani ikora ubushakashatsi. Hanyuma rero abasekirite rero babuze abantu bacukura amabuye mu buryo butemewe. Iyo babonye rero barirukanka. Iyo birukanse ushobora kuba mu minsi yashize baba ko birukanse hagira ukomereka. Hanyuma icyo twakoze twahise dukoresha inama n'abaturage bose, dukorana n'ubuyobozi bwa kampani, dukorana n'uwo padiri uhagarariye iyo kampani n'abo basekirite. Hanyuma babemera abaturage yuko icyo kibazo kitazasubira, ko rwose nta muturage ugomba guhohoterwa. Kandi ku byo nama yaba ntabwo icyo kibazo cyongeye, nta muturage wongeye kutubwira yuko yahohotewe. Nubwo bimeze bityo, abaturage bavuga ko ibibazo bikomeje bakabishinza umuyobozi w'umudugudu kuba yarigabije ubutaka bwabo ndetse ngo akaba afite n'abamurindira umutekano barinda na bino birombe ngo yise abasirikare. Twagerageje kuvugisha umuyobozi w'uyu mudugudu Alexis Ngaboyishema kugira ngo agire icyo atubwira kuri ibi bibazo abaturage bari kuvuga afitanye nabo, ariko atubwira ko yagiye gutabara ahita anakupa telefone. Iki kibazo gikomeje guteza impaka mu baturage basaba ko cyakemurwa vuba n'inzego zibishinzwe, hagafatwa ingamba zo kubarenganura no gukumira ihohoterwa n'ubucukuzi butemewe. Sekanyambo Jean Damascene, ATV mu karere ka Ngororero.